arangije yongeraho ati abanyegiputa mubona ntago muzongera kubabona ukundi. Nuvanga kanwa ka Mose kari karemye yuko bari abanyegiputa bagomba kugwa mu nyanja. Je kunongeye kuguha ikaze na karibu kuri Concorde TV show. Amahoro Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ari kimbere kuri kamera za Concorde TV show. Turi kumwe na Concorde CEO wa Concorde TV show. Tutaduherutse kubona kuri kamera imbere, twari tumaze iminsi. Reka tumwakire. CEO, oui, umeze ute? akoze David. Turakwakire kuri Concorde. Akoze kunyakira iwanjye. Umuntu yagiye akagaruka ahantu ataraherutse, tumuha ikaze. Tuguhaye ikaze. Hayo umuntu ajya agenda akagira ngo azagaruka baramukumbuye. Ahubwo agasanga baramwibagiwe. None nawe izugaruka babo. Sanga baramwibagiye ndahoze ni rero. Bimaze nk'ibyumweru 2 ntaza hano. Akana bakunzanje ushaka kuzasanga baranyibagiwe naribwiye ngo nzasanga barankumbuye. Asanga baranyibagiwe. Ko ndavuze nireka ngaruke da. Nitsenza. Umeze ute rero? Ndaho ndashimira. Urashima Imana. Ndakomeye ugarutse umeze neza nibisanzwe shinye nko kubyo mbona uburyo wambaye uburyo umwenyura uburyo wisekera bigaragare ko ahantu wari ufashwe neza asubize ko guseka ari ibintu byanjye haba mu bibazo haba mu makuba ariko hano hari isazi iri kumerera nabi nigenda ntago izi ko ndi CEO sazi ntago zibizi ntago zibizi ndabyibutsa hari igihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika bagiye gusura ingagi ariko kumwe n'abashyitsi yazanye oleho ntago story yaduteye arangije nuko ari cyitwa Silverback nicyo kiba ari ingabo nyine nicyo cyakiyoboye umuryango nyine ububona nicyo cya gifite imbaraga kinakanga abantu noneho ubwo muzungu abumubwiye ko nise ngo nawe ngo kuri gutinya kucyegera ngo wakibwiye kuri Perezida kuri Perezida wa Repubulika ati hari ntaho bihuriye nanjye rero isazi ari kunderanja yagiye ko ndi CEO hanyuma rero agaciro ko kwambara neza nakahe agaciro wambaye neza agaragara neza nukuri nicyo gisobanuro cyo kwambara neza kandi wambaye neza ahantu henshi urahatambuka kuko uzarebe nta nugucisha ijisho ko yiboneye ntawe nuvuga ngo mu bukwe niyo utatumiwe ayo ukikubitiramo agakoti gutya nagakubisemo ugakubitamo agapantaro agacongo wiyogoshesheje neza aho cyase ufite agasatsi wasokoje cyane urumva wangiza ukaza abari muri protocol akenshi bo bakubonye banaguha ibyicaro ariko nubwo waba uri nyiri kirori wambaye nabi batakuzi ntago bapfa kukwicaza ariko wambaye neza utambuka ahantu ukagira David hari abantu bakunyura wicaye nk'ahantu batuvuga ati kuri amuntu ubwo yambaye civil ariko ndikubona akora mu nzego z'umutekano urumva kuko nyine ububona ari kubigendera ukuntu kavuga uti umuntu ashobora kuba ari umupolisi cyangwa umusirikare n'umuntu we yambaye neza akosibye ko abanyarwanda benshi babaye abasirikare buryo ko babaye abasirikare mbo hari ababa barakoze agakosi gatoya ariko no hari umusirikare wa nyabyo ufite ikarita ufite aminamba urumva gasanga aragize ubwo nanjye uko biri kose uyu munsi nakugezeho urangije tikabisa ati wambaye nka CEO nuko turi kuri Kabeba gubwiye tumpe nka bitana aho ngaho ndabiguha kuko ikoti ntago ryagenda nta kintu kiriho David ntago akwambara gutya ngo ubure bitanu nanjye nubona nambaye gutyo buryo uzasaba bitanu ko byagenda ko nawe wambaye neza nubwo wihishe oya bya bintu byanjye si bisanzwe ko nta kamera nahindukiza ari ngo bakureba ariko nawe wambaye neza kabisa bya bindi byanjye bisanzwe kwambara twatuntu twanje basanzwe bambona harimo bambye ati ningubona muri costume icyo gihe hazaba habaye ikindi kintu kidasanzwe twavuze ko costume tuzayambara turi gufeta akantu ntavuze bazanye silver kuri Gonarike twazanye silver tuzaba twambaye amakoti agakoti kabisa kubyo bavuga ati
nanjye ndi guserebura aba subscribers 1255 ni benshi kimwe cy'ijana n'imigereka kuri sive ahubwo ni kimwe cy'ijana kibura mfite 1255 siliva kugira ngo bayizane bisaba ibihumbi 100 kimwe cy'ijana kabisa ariko yatangije umurimo izawukomeza no siyo tudashinga cano baba barabonetse vango nabandi bazajya baza urumva sibyo sinzi umuntu mwigisha umwe wigeze kuvuga nkari ujye gusenga Imana ukona Imana ntiri kuvuga niba nubwo itavuze izabinari no gukora kandi ngicecetse bikora cyane bivuze ngo rero niba ari ikintu uri gusengera ukona Imana ntagiye kivuzeho cyane ntago uzica ngo uvuga ati Imana ntegereje kuzavuga ahubwo uzakora ahubwo uzafata umwanzuro igusange mu mwanzuro yego igushyigikire kandi kuko ari abantu twagiye tubona biba ugafata umwanzuro avuga ati Imana rero nkoze iki ngiki shyigikira nkomeza nanjye nashinze cano hajyaho musabu hajyaho babiri abaza bazajya ku ijana ryari ubu bageze ku 1000 Mana ugejeje ikora ndagushimiye kandi tunakomeza tunasaba n'abantu kugira ngo bakandeho rwose badushyigikire tugira umuryango abantu bose bakurikira Concorde nyamara ibi bintu nubwo abantu batabyumva neza ni ikintu kitoroshye nukuri uzi gukora ikintu utafite abantu bari buze kumva ubwo butumwa ukabona baje bakagukunda bakandika na comment kabisa ni ingenzi bakanareba muri abantu beza nuko mwese mutegeranye hamwe mbaguriye agacupa haro murahuri uyu munsi urakamugurira muri abantu beza mbaguriye agacupa ariko Davi uzi kugira ngo uze hano wicara uvuge ibintu ubyaploading nange uzije ku rusange mu munsi ibyo bintu umaze kurebwa n'abantu babiri gusa akenshi uwo abari mu byara wawe nawe views yawe na views yawe gusa nanjye wenda wakukoresheje nawe ndeko ibintu byagenze neza kurangura ko byagenze neza kumva icyo gihe abari ikibazo ariko pe none ikishimisha Davi abenshi yo ndebye muri YouTube studio mbona abantu benshi badukurikira batarakanze subscribe baba bagomba kwikanda ubwo rero nabo bajye bayirebaho bakandi ariko ntacyo bigaragara yuko nyine na babandi batayikanze wakenshi ariko ujye usanga nka gutyo gitangira abakanzeho hari abantu muziranye sibyo se usanga nibura mu 1500 muraziranye abandi 500 ntimuziranye ubwo ndebye gutyo nkabona hari abarebyeho batakanze sub bigaragaza yuko ibyo tuvuga n'abandi bantu tutaziranye babireba none tunabasaba ngo niba uri kureba ukabutara kandi subscribe yikandeho niba wakunze ibyo tukugezaho bizatuma n'undi ujye ubona notification niba dushyizeho ikiganiro ukibone noneho tugire n'umuryango munini kabisa mugari tashaka kuba ku muryango mugari cyane hanyuma rero kokoro uyu munsi turi ku cyumweru tariki 13 turi ku cyumweru tariki ya 13 urabyumva uti ndumva nishimye kabisa uko ijambo ry'umunsi wasigira abantu ukavuga ati ijambo ry'umunsi no yingiri mujye murizirikana mu mateka yanyu kuko uyu munsi wigeze kuhaba ndibasigira se ndagiye uye turabibasigira ko uyu munsi ngo umunsi uvuye ntago uzagaruka ntaga kuva ngo urage none se nagize ngo uranyirukanye gusoje ikiganiro uyu munsi uzagaruka mu mateka ariko ijambo ry'umunsi wavuga ryakomeza abantu benshi mu buzima n'indi minsi yose igizute izakurika ko uyu munsi ntuzigera uhaba wongera ugaruke uko tumeze gutya turi kuganira gutya ntagaragwa bizonga kugaruka gutya hazaza ibindi ariko ntagari uyu munsi ushaka mbabwiye ijambo ry'umunsi bajya bagenda umunsi ku munsi kuba waramutse ni iby'igiciro gikomeye ni iby'igiciro ni iby'agaciro ni iby'igiciro ni kuba waramutse ukabona uyu munsi ni iby'igiciro gikomeye kandi ngira ngo akenshi uganguramuke nta ruhare uba wabigizemo akenshi turasinzira n'abantu bagona urumva akaba yagiye ngiyo gutarasa mu hejuru za marijozo ziri kugira ni ugupfa Imana ikabikurinda bwo kubona zigatambuka yego uzimbe ukuntu zirumana ziri guhuha ashaka twibahoye byinshi bitera kera abantu kwara badakarabye imbeba zaryaga ibitsi ikarya iri guhuha urumva inyama ntukarabe intoki ariko
yari yakurya yashaka n'urutoki ikaruca cyangwa igacino sibyo ariko Imana ikakurinda ukabona uwo munsi ukurikiyeho ubonyeho aba ari igiciro gikomeye pe tunagomba kwishimira Imana nje kubwanjye ndashima Imana kubingejeje kuri tariki 16 z'ukwezi kwa 7 2025 ndi muzima ndi guhumeka bikemera ntaza nkicara kuri mikoro ukambaza nkamenya ibyo mbaje ndi kumva urumva ukamba ingingo zikaba zikiri nzima David Jonde nahuye n'umuntu mpita mbona ubuzima wowe n'umugabo mu mazi mwaka n'igice mutabonana wowe n'umugabo twe tumaze umwaka n'igice tutabonana yego ari umujene ameze neza rwose ewa none tubona naye kugendera mu mbago ndamaza nese byagenze uti hambwa ati nararyamye mbyuka amaboko yabaye paralize uruhande rwabaye paralize atumbona ndi gushima Imana ati kuko niba uri ku kuboko kuri kubasha kumanuka kukajya hasi noneho nimbago nyine nkayifata nkagenda tubu niba ndi gukora agasiporo ugango ndeko nananura amaguru ndavuga ndareba ni uyu ni runaka narinzi ari umuntu muzima agenda agira ate dusirimba ndavuga nti iyisi kubona bukeye uryamye bugacya uri muzima wakagombye gushima Imana za majo zatambutse zikagusiga amahoro utabyutse nyine gusanga uko wasinziye wagendeye ko byo ntiwabimenya ahubwo paralize wenda wagendeye ko ntiwabimenya ariko ukanguke ko kwa kundi akenshi umuntu aba yaryamiye ukuboko gutya reba waryamye ugakanguka ugasanga kwagumye gutya ntabwo wakurambura ngo byemere ariko ukurambuka ukabona biremeye ukagenda ukajya muri dushe biremeye nuko barishimwe pe tugomba gushimira Imana abankurikiye rwose nubona uryamye ukabyuka bikemera ujye ushima Imana kuko aba ari ibintu by'igiciro gikomeye Imana iba yagukoreye kandi tubibutse kano kantu umuntu ugihumeka wese aba ari umukandida w'ubuzima so bizi se kuba ukiriho ugihumeka uri umukandida w'ibyiza babaca intege ntago bazabura bazaguca intege bakubwiye ngo iburimo uri mu biki ariko wowe songa mbere matunda yiko mbere uzikonza gaskayira igaho sinjya nkumenyera rwose songa mbere sinjya nkumenyera akandi kantu twabibutsa no kumenya ko ibitugeraho byose ari Imana iba yagize ute itabishatse ntago byatugeraho umva nge nemera ko ibintu byose bibaho mu mugambi w'Imana nemera ko byose bibaho mu mugambi w'Imana yaba ibibi yaba ibyiza byose bifite impamvu kandi ntacyo yakorera mu gihombo byose bizi impamvu kabisa niba umuntu abona ko arwaye akavuga ati ndarwaye dikore ko Imana byemeye ko bingeraho nawe bibaza nyine ko yemeye nyine wowe reka kwirirwa ubyibazaho cyane ngo byegereze umutima yabyemeye ntabwo wajya kuyibaza ngo uko Imana wemeye uko ibingibi bimbaho warayiremye se oya ahubwo icyambere agomba kwibaza twabayeho ntituzi uko yabayeho niyo mpamvu ntabwo twayiburanye ahubwo shima Imana uvuga iti nubwo ndwaye ariko ndiho umuntu umwe yavuze ati nta Imana itakugeza nta naho itagukura yego ushobora kurwara ari isomo yego ku giti cyawe ari isomo ku bantu bakwegera tuvuga umuryango ubwo tuvuze abantu batwegera bari umuryango yego ari isomo ku nshuti zawe ubwo inshuti zawe tuvuze abantu b'inshuti zawe tuwumva inshuti zawe cyangwa se ari isomo no ku bandi bantu bose cyangwa se ari undi muntu umwe ije kwigisha nkazakugira avuga ati burya wasanga nk'uwo mugabo wahuye nawe uri kuvuga ibyamubayeho byose ariko ngo uzamugire wigireho isomo oya nahise niga pe naranamusezeye akoro wenyine wari ugenderewe naranamusezeye kuko numvaga gukomeza kugumana nawe uko njya mvoma hafi njya nkunda kurira David njya nkunda kwira njye ntago meze nk'abandi ngo atemba ajya mu nda pe iyo ngize munsi yo amayira ndayamanura akaza uko numva ndubutse cyane njya mfata akantuza ka mushwari nyine ngahanagura cyangwa reka agashoka kagira gutya ngo urumva ko numva nduhutse mu mutwe nabonye bo ninkomeza kugumana nawe pe ndaza kurira bitewe n'ukuntu ari muzi ariko nyine byampaye isomo binyereka ko kwirirwa wiyemera kwirirwa wirata uri muri iyi si wambaye uyu mubiri wabyuka wabaye paralize niba watwaraga igare ukabura uko waritwara watwaraga imodoka ukabura uko wayitwara wahinga ukabura uko wahinga kuko nyine ingingo zabaye paralize uyu mubiri bivuze ngo ntabwo twirirwa twiratana duce bugufi mwana tubane n'abantu bose amahoro
no mu bintu bifite ikintu cyoroshye siko dufite umubiri woroshye utekereze twebwe dutinye kugwa hasi ngo tutameneka bajya bavuga ngo urugero rwo rworoshye ariko tworoshye kurusha urujyo uri kwibana urujyo nasaza tworoshye kurusha urwo cyane kabisa cyane urabona uraryamye uri muzima ubyutse wabaye pararize usugu kumva uyu mubiri ukomeye he urumva none reka tujye mu bindi ubyutse wari umukozi uryamye wari umukozi ubyutse bakwirukanye bagusezereye uryamye wari ufite akazi ejo ubyutse uri umushomeri sibyo ubyutse wari umutunzi ibyo wari utunze uryamye wari umutunzi ubyutse byagiye vango rero iyi si mwana wa mama iyi si niko imeze urumva iyi si niko imeze uyu mubiri kwigwa tuwiratana kwigwa tugira ute iminsi irahinduka kandi ijyana n'ibyayo waba uwagira ubwenge nyine yakwiteganyiriza kandi uko kwiteganyiriza ni ukubana n'abantu amahoro akantu barakavuze nzanahora mbisubiramo ubana n'umuntu wese amahoro kuko ntabwo uzi ejo uwo muzaba muri kumwe ahige wa mukozi wawe wo mu rugo ni witaga ngo ni insuzuguro yego ejo bundi azakubera boss cyane atanakubera boss ariko abe yakugeza ku mugisha wawe no muri Bibiliya se umuja wo kwa Namani si wamukijije ibibembe no si yamuca amazi akagira gute yaza kuba mufata nabi ntabwo ari kuvuga ati nubwo bimeze gutya nyamara muri Isirayeli hari Imana ikiza data bujugiyeyo ibyo bibembe byawe byabamuze umuja nawe yaranakomeye ntabwo ari umuja usanzwe uri umuntu kwa kumwami ntabwo yari umwami yari umugabo w'ingabo Namani yari umugabo w'ingabo ngaho si horoshye ngaho si horoshye oya uko biri kose nyine abantu baranarutanwa ntabwo niko kuvuga wenda nk'umukozi uteka kwa perezida ukahita ubwiranye n'umukozi w'iwawe tubizanye hano mu Rwanda nuvuga ngo yari umuja go kwa Mubaraka ngaho tekereza kwa General Mubaraka muganga utekeza umukozi ubutekera General Mubaraka umukozi utekera General Mubaraka atandukanye n'untekeri wanjye atandukanye of course abo bantu uko biri kose nyine mu nzego abantu bagenda barutanwa nubwo bose baba arabaje ariko ahuje Ahujirute ahuje murabaje ahujirute ahuje yago si vocabulaire mindese wango umuja ubwo umuja akazi ke nukuja ahuje uvango umuja akazi ke nukuja ahuja urumva ahuja hatandukanye naho ntuzaja uvango umuja kwa General n'umuja abo baja bagatandukanye agomba kumenya ko uwo muja sibyo ahuje kabisa agomba kumenya ko uwo muja afite akamaro Imana yamunyira Mane fashe ubutumwa bw'uyu munsi butambuke kuko Mana wendengera ubutumwa bw'uyu munsi butambuke n'ukuri kw'Imana butambuka amahoro ahugira ute ahuje niwerekeza oya ntabwo ari ukujya nukuja nuvuga ngo umuja abaja ahuje nyine umukozi arakora umuja araje ariko ni verbe nimbi ahuje nyine ahuje atandukanye n'uho runakaje abo baja nabo tuba tugomba kugira ute kubaha agaciro kuko umuja wo kwa Namani yamugiriyeho umugisha je kokoro numva tubwiye abantu ibintu byinshi nukuri kabwiye abantu ibintu kubana n'abantu bose neza kandi mu mahoro kabisa mu mahoro ungiye kubana nabo neza kuko bucya byitwa ejo ntago ubuzi ejo aho uzabura hari igihe nguwo uri gupinga ejo bundi uzisanga rero muri kumwe
ngubu njya kuvuka navutse nambaye ubusa mvukira iwacu yo ngiyo ariko ubu ngubu aho ndi ntabwo babitekerezaga oya nubwo turi kuganira gutya sinze ngo ejo hazakurikiraho iki yego nje nzapanga nk'umwana w'umuntu ariko Imana yo ibikore nk'Imana mu gifaransa bavuga ngo l'homme propose et Dieu dispose. Umuntu arapanga Imana igashyira mu bikorwa. Reka twumve ijambo ry'Imana. Yego. Ariko ahuja ugomba kugira ute wakomere. Wese habereye umuja nyine afate neza kandi n'abafite abaja bubahe abo baja babo ko ntago bazi ngo ejo bizaba bigeze. David tuganire ku ijambo ry'Imana. Yego ni karibu. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Umunsi tutariki 16 z'ukwezi kwa karindwi. Undi ntago turajya kure umubare 13 na 14. Yego. Kumva iyo mibare ndi kuyikunda. 14 na 13. Kumva ndi kuyikunda. Tugiye gusoma mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Cyitwa Kuva cyangwa se iyi mu Kamisiri. Turasoma ibice byaho 14 dore ku murongo wa 13 turakomeza twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko hari ukuntu abantu tuba twaramenyereye urumva kenshi natugiye kuvuga ijambo ry'Imana tukabanza twasenga. Sibyo muvandi kugira ngo umuntu atiyobora. Mana turagushimye kandi tugwaye icyubahiro ko abanye natwe waturinze ijoro rya 13 z'ukwa karindwi rikira 10 rya 12 z'ukwa karindwi rikira rya 13 z'ukwezi kwa karindwi twaribonye turi bazima ubu turi saa 4 n'iminota turi bazima sikubw'imbaraga zacu ni kubw'urukundo rwawe izina ryawe rishimwe kandi habwe icyubahiro. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe biragoye nge nk'umwana w'umuntu kugira icyo nabwira abantu ariko umvugiyemo nk'Imana nkakubera igikoresho abadukurikiye banyurwa naryo kandi bagafashwa. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen. Kadusome mu gitabo cyo Kuva ibice 14 dore ku murongo wa 13 twumve icyo Imana itubwira kuri iyi tariki ya 13. Yego. Kuva ibice 14 umurongo wa 13 Mose asubiza abantu mwitinya mwihagarire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati ni iki gitumye ntakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanyemo Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa bajyemo babakurikire. Bone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no kubahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuko Farawo no ku magare ye no kubahetswe n'amafarashi. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Aya magambo Abisirayeli nk'abantu b'abakristo nibo dufatiraho reference, nibo dufatiraho icyitegererezo. Niyo mpamvu zanumva abantu uti turi mu rugendo turerekeza hehe i Kanani. Rero ntabwo ari Kanani turi kujya ariko nibura kuvuga ngo turi mu rugendo twerekeza i Kanani nuvuga ngo i Kanani habasobanura ahantu twerekeje mu byiza byacu. Haleluya. Nuvuga ngo Abisirayeli nyine bari muri Egiputa ariko Uwiteka yarabwiye Aburahamu sekuruza wabo ati nzaguha igihugu. Nabo bari guharanira gakondo ya sekuruza bagomba kuyijyamo bava muri Egiputa aho bari mu buretwa bukabije cyane. Aha dusomye bari baravuye muri Egiputa ntabwo uko bakoresheje uburetwa uko Imana yatoranyije Mose uko ibimenyetso Mose yakoze kugira ngo Farawo yemere ntabwo tuza kubijyamo cyane ahubwo turareba bari muri rugendo. Natoranyije Mose yamubwira ngo haguruka niwe uzakura Abisirayeli muri Egiputa ubageze i Kanani. Icyakora ntabwo yababwiye ngo mu butayu cyase mu nzira muzahurirayo nibihe. Natwe yaratubwiye ngo nzabagirira neza ariko ntabwo tuzi mu nzira ngo bizagenda biti. Ariko icyo nemera cyo nuko Imana irinda ijambo ryayo kugeza risohoye.
ntabwo ijya ibeshya isezeranye irasohoza. Iyo ndirimbo ni njye wayihimbye, ni ukuri kw'Imana, kandi dufite ibihamya birenga kimwe yuko Imana isezeranye isohoza. N'ubundi rero nayo yarasezeranyije Abisirayeli yuko nubwo bikomeye, nubwo bari mu buretwa, ariko izabakura muri Egiputa ikabageza i Kanani. Bari mu rugendo, ntumbaze ntabwo nzi impamvu banyuze ku nyanja, kandi nta n'ubwato bari bafite bagomba kwifashisha bambuka iyo nyanja, ariko bayigezeho. Yego. Aha niho dusomye bageze ku nyanja, kuko abanyegiputa ntabwo basigaye, n'ubundi barabakurikiye bashaka kugira ngo babagarure, kuko nk'abantu babafitiye akamaro, babakoreshaga uburetwa, babumba amatafari yo kubaka, bakora ibintu byinshi. Urumva ntabwo abanyegiputa banejejwe nuko Abisirayeli bavuye muri Egiputa bagiye i Kanani. Barabakurikiye. Farawo afata amagare, afata amafarashi, afata ingabo, afata intwaro zikomeye, arabakurikira kugira ngo ajye kubagarura, n'undi akomeza ababyazemo umusaruro. Bageze aha ku nyanja rero, ku nyanja itukura, imbere hari inyanja, hirya no hino hari imisozi miremire, inyuma hari ingabo za Farawo zibakurikiye. Barangije barareba, bararanganya amaso, babwira Mose, ariko Mose Imana imuha umugisha ahari pe, ko yahuye n'urugamba rukomeye, gusa nababajwe no kuba atarageze i Kanani. Barangije bahindukira babwira Mose bati, Mose koko muri Egiputa nta mva zabaga, witureka tukajya tugapfira muri Egiputa, n'ubundi kwinyanja tugiye kuyinyuramo, kwigiye uzi kwicwa n'amazi, ko tugiye kwicwa n'iyi nyanja. Mose arangije atabaza Uwiteka, maze gutabaza Uwiteka, Uwiteka aramubaza ati, ese iki ni igiki ufite mu ntoki? Mose ati, ni inkoni gusa, kandi kubona iyi nkoni nta kintu yakora. Ariko reka nkubwire ngo iyo nkoni niyo yakoresheje ibitangaza muri Egiputa. Iyo nkoni niyo yakubise hasi hinduka inzoka. Barangije abakonikoni ba Farawo nabo bakubita izabo hasi zihinduka inzoka. Ariko ya nzoka ya Mose imiragura bunguri za nzoka zo muri Egiputa. Arangije abona yuko Imana iri gukoresha Mose ibitangaza bihambaye kurusha iby'abakonikoni bo muri Egiputa. Iyo nkoni rero niyo yari agifite, yari akigenda. Nkakubaza nti se wowe icyo wifashishaga cyagiye uracyagifite cyangwa waragitaye? Mose iyo nkoni yari akiyifite. Uwiteka abaza Mose ati, Mose ni icyo ufite? Mose ati, ni inkoni mfite. Yego. Abahanga bajya bavuga yuko Mose ibyo yavuze hano abwira Abisirayeli ngo nimwihagararire, murebe ibitangaza Imana igiye kubakorera, ngo ntabwo Imana yari ibimubwiye, ahubwo hari ukuntu iyo turi mu mavuta dutegeka. Haleluya. Iyo turi mu mavuta turategeka. Amen. Kandi akanwa kacu kagomba kurema. Haleluya. Ahubwo akanwa kawe karema ibiki? Ese karema ibyiza, karema ibibi? Ariko njya kandi uyu munsi naje kukicaza, niba arakanwa nicaje ntumbaze, naje kwicara hanga kugira ngo akanwa kanje karema ibyiza, karema ihumure, gahumuriza abantu. Mw'iyi si turababara, duhura n'ibibazo, ariko iyo ugiye kwa muganga, iyo umuntu arwaye akajya kwa muganga, muganga akamugeraho akamubwira amagambo mabi, yumva acitse intege, ariko bamubwiye ati, yo humura urakira, humura urakira. Imana yakugirira neza. Sibyo? Mfite umwana w'umukobwa tujya dupfa ngo nuko nta mushasharisha. Ngo papa ngo umunsi ngo wanyanze ngo ntago wambwiye ngo urumva, nubwo namubwira gutyo nta n'indazi namuzaniye, ariko yumva yishimye akavuga ati, papa ari kunkunda. Cyangwa ugasanga ari kure amazi nukurizwa ni ngo papa ngo ntiwavuze ngo ntiwanyanze si, ngo cyangwa ngo harwo ngo wanshize ku rutugu, ngo cyangwa wagize ute. Nta bintu wabikomeye ubugiye kumuha, ariko byo byonyine iyo keya aguhaye. Sibyo? Bivuga ngo rero akanwa kacu, imibiri yacu birarema. Mose nawe yarangije, Uwiteka yaramaje ati, ufite iki mu ntoki? Mose ati, ni inkoni. Hangije ahita abwira Abisirayeli atumva, mwebwe nimwihagararire gusa mbamagaze, sinzi niba urabinyemerera. Nta kibazo. Arangije abwira Abisirayeli ati, mwebwe nimwihagararire, ubundi murebe ibitangaza Uwiteka Imana ari bo bakore uyu munsi. Arangije yongeraho ati, abanyegiputa mubona ntabwo muzongera kubabona ukundi. Nuvanga akanwa ka Mose kari karemye yuko bari abanyegiputa bagomba kugwa mu nyanja.
kandi ko abisirayeli barambuka. Uwiteka arangije abwira Mose ati umva iyo nkoni yirambure hejuru y'inyanja, amazi amwe ajye ruguru andi ajye hepfo, abisirayeli batambuke nk'abatambuka ku butaka. Haleluya. David nyihanganire kabisa. Hari igihe umuntu avuga ibintu akumva kwicara bimugoye, ahubwo akumva yabivuga ahagaze kuko amavuta barimo. Haleluya. Ati umva, aba banyegiputa mubona ntabwo muzongera kubabona ukundi. Mwe nimutuze mwicecekere, Uwiteka ari bubarwanirire. Icyampa uyu munsi Uwiteka akandwanirira. David, icyampa uyu munsi Uwiteka akakurwanirira. Bya bindi bikubereye nk'inyanja, bya bindi bikubereye nk'iyi misozi gose yari gose abisirayeli, uyu munsi iyo nyanja ikuri imbere ikaza guhinduka ubutaka, ugatambuka unezerewe. Arangije arambura inkoni hejuru y'inyanja, amazi aratandukana. Arangije bagenda banezerewe sha, yewe we baragenda. Ati ya Mana yacu yayindi yabanye na sogokuruza Aburahamu niyikoze ibingibi. Haleluya. Maze barangije bageze hakurya, we uwitwa Miriyamu ararimba ati ndaririmbira Uwiteka wakuye oya uwo ni Dawidi aririmbye gutyo, ariko Miriyamu arangije aririmba ati ndaririmbira Uwiteka watwambukije inyanja itukura, maze amafarashi nabo yari ihetse ikabaroha mu nyanja, none twe tukambuka. Haleluya. Imana ishimwe. Akaruho kacu kajye karema. Mose yararemye aravuga tumva mwe mwitinya nimwihagararire, abanyegiputa mubona ntago muzongera kubabona ukundi. Kankubwire ngo nawe hari ibibazo ufite. Yego. Hari amadeni ufite akugarije. David, hari umuntu aba afite ideni rya banki, ukagira irya mokashe, ukagira iryo ku mayinite naho waratiye, ukagira iry'abaturanyi, ukagira kuri butike, ukagira amadeni, ugasanga abana bagiye gufungura, uri kwibaza minerivare ku kigo bari kuguhamagara bati mwige ko abana tutazabaha bilete, ugasanga ibyo byose birakugose. Nyanja iri imbere y'Abisirayeli tukabigeranya n'imisozi yari hirya no hino, tukabigeranya n'abanyegiputa baba bari inyuma. Reka nkubwire ngo ibyo byose Imana ibirusha amaboko. Ibyo byose Imana ibirusha amaboko. Twe dukomere gusa niba Uwiteka twishimiye. Niba Uwiteka twishimiye, ibyo byose tubona bimeze nk'imisozi izabihindura ibibaya, dutambuke neza tunezerewe. Haleluya. Ndumva amavuta y'Uwiteka ari kumanuka. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu yiheba ukaba mu bibazo, ariko ndikumva nazanye ijambo rivuga ngo iyakoze bya bindi n'ibindi zabikora. David iyakoze bya bindi n'ibindi zabikora. Twe kwifata nk'inyantege nkeya, kandi uko yari cyagihe n'uyu munsi ni kwi ntigihinduka. Ayiwe David we ndibuka Imana yanyishuriye ishuri, Imana yanyishuriye kaminuza mu buryo ntazi. Ayiwewe abiga kaminuza ya prive murabizi ntabwo wajya gukora examen utishyuye, ariko namaze imyaka 3 niga narishyuye 50 gusa. Reka kankavuge bitwaye ikisi, bitwaye iki ko tugomba gukomezanya. Imana yarambwiye tumva uzaryiga bigoranye, ariko uzaryiga. Nendi kwiga ndi kwiyishyurira, mfite n'urugo ngomba kwishyurira n'abana, nanjye nkiyishyurira. Ariko Imana tuzaryiga nubwo bigoranye kuzaryiga. Imana ibana nanjye, ndagenda ndiga mari imyaka 3 nishyuye 50 gusa, ubundi banyishyuza ngiye kudefanda. Imana ikora ibitangaza, nabwo yayikumwongeye kuguza n'umuntu wingira kamaro, irangije impuza nawe. Uwo muntu hari uko yamfashije ndishyura. Haleluya. Lisansi yanjye mbanyebetseho. Imana ishimwe. Bitwaye ikisi. Bitwaye iki? Ntacyo bitwaye kuvuga ibitangaza cyiza. Iyakoze bya bindi rero n'uyu munsi irahari. Duhumure. N'ubu ngubu hari ibyo mfite bingose, ariko iyo nibutse kwibuka utazi yava ntamenye yajya. Ariko dusubije amaso inyuma tukareba aho Imana yadukuye, biduha icyizere yuko nibyo turimo nubwo tubona bidukomereye izabishoza. David nuko ako kantu ndakibutse ko Imana yamfashije ikanyishyurira, mbona bikomeye. N'ubu ndi kuvuga ngo nibi ngibi bingose, iyo ngiye iracyahari kandi irabihindura ibibaya, ubundi ngende nezerewe. Haleluya. David unyikiriza ngo amen. Amen. Vugira ngo amen. Amen. Umva. Amen. Nubwo hari ibindi bingose, ariko yakoze bya bindi, iya ntabaye cyagihe
n'uyu munsi irahari n'ibindi zabikora kandi ibimenyetso ndi kubibona. David cyambere nakibonye icyambere ejo nakibonye cyambere ejo nakibonye gutabarwa kuraje umva muhumura yakoze bya bindi n'ibindi zabikora kuko ntabwo igihinduka twe tuyizere gusa tuyiringire. Ubundi hari ukuntu umuntu yizerera mu muntu ugasanga urenze butiki bugiye kugurira ku yindi bitewe n'uko ucuriza muri ya yindi ari ukuntu mwizereyemo. Natwe rero twizereye mu Mana ishobora byose yakoze bya bindi n'ubira cyahari n'ibindi zabikora. Yatumye ndama nkabaho ndabyibuka ku myaka 10 nararwaye ndapfa ku myaka 10 ndapfa baravuga ngo napfuye bari gushaka uko barashyingura ariko Imana irandokora irangiza nongera mba muzima. Ubu ndi umugabo mfite abana mfite n'umudamu ndi na CEO. Ubwo se sibyo yakoze ibyo n'ubu ngubu biracyari n'ibindi zabikora. Twe dukomere kabisa. Haleluya. Icyampuka nyikorerera amaganya yanjye yose Yesu ngaturiza Uwiteka nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho nkamenya yuko ibyanjye byose ubitegekesha ubugwaneza n'ubwenge burutaho kenshi ntinyibiri bubeho ngahagarika umutima mwami ngize kwizera guke icyama nkarogera rwose kwishingikiriza ku by'isi nkakwizera wenyine icyama nkarogera rwose kwishingikiriza ku by'isi nkakwizera wenyine nabuzwa n'iki kuyisaba nkajyanye isunga nkayikoreza ayo maganya yose ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye nitwizere uko bikwiriye umutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yawo ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ku munsi ukwiriwe n'ibyawo byago byose ariko inyoni n'uburabyo binyigisha ku munsi ukwiriwe n'ibyawo byago gusa umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza mwishingikirizeho ngeze aho ushaka mushorera nuko menya nkiri mu makuba amahoro adashira ngeze aho ushaka mushorera nuko menya nkiri mu makuba amahoro adashira. Kwizera kurarema, kwizera kurategeka, kwizera gufata ibitariho bikabaho, kandi umpe kumenya ibyo nigishwa n'uburabyo n'inyoni mukiza. Umva tuwitwa Salomo nubwo yambaraga neza atako ntiyigeze arimba kurusha uburabyo. Nawe uzareba uturabyo aho turi kuntu tuba twarimbye ninde utwambika se n'Uwiteka. Inyoni nizihinga ntizibiba ariko zibaho
kandi twe twaremwe mu ishusho y'Imana. Duhumure rero, igaburira inyoni ikambika uburabyo, natwe ntizabura kugira ute kutwambika. Iyambukije Abisirayeli inyanja iracyariho, imbaraga yari ifite n'uyu munsi ziracyariho, kandi ntitwari ubwoko, ariko muri Yesu Kristo twahindutse ubwoko. Ubu ntago kuvuga ngo ubwoko na Abisirayeli gusa, natwe twabaye ubwoko. Iyabanye n'Abisirayeli natwe izabana natwe. Nukuri dukomereje David, nubwo bikomeye ariko hari Imana itabara, kandi hejuru y'ikibazo hari igisubizo. Kandi tubwire Imana ngo dufite ikibazo, ahubwo tubwire ikibazo ko dufite Imana. Yesu kigariwe. Hari ukuntu mu rugo, hari ukuntu mu rugo umwana aba yishimye iyo uhari nyine uri umubyeyi uri papa. Umva mwana muragendana kuko aba ari kumwe na papa we, yumva ntacyo araba. Urumva akavuga umuntu yamukora ngo papa aragukubita, papa aragukubita. Natwe rero aho kuza kubwira papa ngo runaka nyiyenjejeho, ahubwo tubwira ngo tisha papa turi kumwe agukubita. Sikigariwe. Natwe tubwira ibibazo ngo dufite Imana, kandi dufite Imana ishobora byose. Amen. Dufite Imana ishobora byose. Yambukije Abisirayeli inyanja, ingabo za Farawo zibakurikiye zizi ko zigiye kubanesha, zikagwa mu nyanja. Reka natwe ibiduhiga ibidukurikiye, Imana itwambutse inyanja, babandi bari kuturwanya iyo nyanja bayigwemo twe dutambuke. Ariko ikiza nibihane batureke. Abo barozi bari kuturoga bashaka yuko duhinama tuba bakajoriti, nibatihana bapfe dutambuke. Amen. Humva dutambuke inyanja bagwemo. Imana ishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane. Hagiye ubona ibibazo bikugose ukumva urihebye, hayi kubwira ibyo bibazo uti mfite Imana, kandi mfite Imana ishobora byose, idashoboye kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu gusa, ahubwo ishoboye byose. Kandi iyakoze biriya n'ibindi byose izabikora, kuko iracyahari. Niduhumure, nidukomere. David twavuye kure kandi utazi yava ntamenye yajya. Aho twavuye tuhibuke, iyahaturindiye izakomeza iturinde, kandi ubu ngubu ahitugeje ntabwo ari habi, tubaye tuyishimiye nihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Nari mfite ijambo rivuga ngo iyakoze biriya n'ubiracyahari n'ibindi zabikora. Nimuhumure nukuri. Haleluya. Nimuhumure. David reka nsoreza aha, ariko Imana iduha umugisha. Ariko mbabwira ngo yambukije Abisirayeli inyanja, Abanyegiputa bakayigwamo, n'ubu ngubu biracyahari, natwe yadutabara. Kandi twibuke yuko hari ibyo yakoze twabonaga bikomeye, n'ubu ngubu rero iracyahari, natwe izadutabara. Twe kwifata nk'inyantege nkeya ngo nuko twageze mu bibazo. Iyaturinze igifungo, iyaturinze gushimutwa, iyaturinze ibindi byose, ubu tukaba tukiriho, n'ibindi byose izabikora, kuko ni Imana ishobora byose. Tuyizere. Ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ihindura imibereho. Imana nihabwa icyubahiro. Haleluya. David ndi kuvuga uyu mwami, shobora kwibuka yuko n'igihe ari amafaranga mba nkakomeza nkavuga ntashira. Reka dusoreza aha, ariko ni ukuri Imana amahoro ibaha umugisha. Abakunzi ba Concorde TV show, duhumure ni ukuri. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ibibazo bizabaho. Urumva tuzahangayika, tuzabura yo kwishyura inzu, tuzabura yo kwishyura minervari, tuzabura ibyo kurya, ariko ntabwo bivuze ngo Imana yabaye inyantege nkeya. Imana ibaha umugisha. Yes. Mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendeye amahoro. Umutima uzatuza
n'umuco uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose kuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kokoro ndagushimiye kubw'ijambo ryiza utugejejeho ati nimwihagarare gusa murareba igitangaza ndibuze kubakorera uyu munsi kandi abanyegiputa mubona ntago muzongera kubabona ukundi. Abisiraheli bararebaga bakareba inyuma bakabona ingabo za Farawo, bareba imbere bakabona inyanja, bareba hakurya bakabona imisozi irabakikije, babona bahagaze ahantu hamwe ntaho bafite ho kwerekeza. Ariko mwihagarare gusa. Kokoro dusengere dusoze ikiganiro. Mana turagushimye, tugwaye icyubahiro yuko wabanye natwe, watangiranye natwe kandi usozanyije natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndimo mbwira abantu ngo yakoze biriya, yakoze bya bindi n'ibindi zabikora. Reka Mana utwongere kwizera, twe gufata nk'inyantege nkeya unuko tugeze mu bibazo, ahubwo tugufata nk'Imana y'inyembaraga, kuko wadukuye niho hari hakomeye cyane, kandi twizeye ko naho tujyana ari heza. Reka ijambo rihire imitima y'abantu bose badukurikiye, mu izina rya Yesu rakoze, amen.